Yesu nashimwe inshuti zaberwa TV, nizere ko muri amahoro, natwe turamahoro turashima Imana. Nta gikuba cyacitse muri twe, nta n'igikuba cyacitse mu bacu. Imana y'amahoro nibishimirwe yuko nta ngurumbi twumvise, kandi dukunda kuvuga ngo nawe bitameze neza mukomere, nako twabaza Imana ngo uragira ute, nibwo bumana bwayo. None bishobora kwanga ariko ejo bikemera, kuko nifite urufunguzo rw'ubuzima bwacu. Ntabwo twayibaza ngo uragira ute, kuko iby'Imana idushakira ni byiza gusa. Reka rero mbonero gusuza inshuti zacu zaberwa TV, inshuti zacu ziri mu Rwanda, inshuti zacu ziri Burundi, inshuti zacu ziri Uganda, inshuti zacu ziri Kenya, Malawi, Zanzibar, inshuti zacu ziri muri Amerika, Canada, inshuti zacu ziri mu Bufaransa, mu Bubiligi, inshuti zacu ziri muri China, inshuti zacu zose ziri ku mugabane wa Aziya, inshuti zacu ziri Dubai, Qatar, inshuti zacu ziri Oman, inshuti zacu ziri muri Arabie Saoudite. Turabakunda n'ukuri nk'ibisanzwe, turi kuri Berwa TV, turi kumwe na Mama Berwa. Tuje mu ijambo ry'Imana rero tudatinze, reka tubanze twiragiza Imana ibe yarakoze ibikomeye ku buzima bwacu, no kuba tugihumeka umwuka w'abazima tuvuga bikemera. Ni mu mbaraga z'Imana, ni mu bushobozi bw'Imana, ntabwo ari mu bushobozi bwacu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo nyakubahwa, Imana y'amahoro n'urukundo, Imana y'imbaraga, Imana y'ubuntu bwinshi, mbanje guca bugufi cyane imbere y'amaso yawe ngo amaraso yawe abanzanyeza ntunganye. Njyewe utari ukwiriye kwicara hahera, ariko nciye bugufi cyane. Njyewe utari ukwiriye kubumbura akanwa ngo mvuge ibyawe, ariko Mwami Yesu, kubw'amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo, kubw'imbabazi zawe, kubw'urukundo rwawe, kubwo twakowe amaraso atariho urubanza, mbashije guterura mvuga ijambo ryawe. Reka aya maraso rero abanza nkureho umugayo, anyeza ntunganye, kandi anyezanye na bene data bose bagiye kumvira ijambo, kuko twamenye ijambo rivuga ngo wiyituye ukiranutse aba kwisi nyabinyoma. Numara kutweza no kudutunganya, wururuke wivugire muri nge, kandi n'abagiye kumvira ijambo baryumvire muri wowe. Mu izina rya Yesu Kristo mbyambaje nizeye, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Turasoma n'igice cya mbere n'umurongo wa 21 tugeze ku wa 28. Titiri ravuga ngo akiza umuntu utewe n'abadayimoni. Bagera i Kaperinawumu, nuko ku isabato yinjira mu sinagogi arigisha. Batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware. Nase n'abanditsi. Mu isinagogi yabo harimo umuntu utewe n'abadayimoni, arataka cyane ati, duhuriye he Yesu w'i Nazareti, uje kuturimbura? Ndakuzi uri uwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati, kora muvemo. Dayimoni aramutigisa, ataka ijwi rirenga, amuvamo. Bose baratangara, barabaza bati, ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki ko ari imyigishirize y'inzaduka? Mbega uburyo ategekana ubutware, n'abadayimoni nabo baramwumvira. Uwo mwanya inkuru ye yamamara hose mu gihugu cyose gihereranye n'i Galileya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ryamfashije cyane kandi ryanesheje, ryamfashije ku rwego mudashobora kumva. Nanezererewe uyu mwami w'abami Yesu Kristo, ngo yarigishaga ariko ngakigishanya ubutware. Ngo yinjiye mu rusengero ku munsi w'isabato, atangira kwigisha bitandukanye n'abanditsi, bitandukanye n'abavugabutumwa, bitandukanye n'intumwa. Ngo uburyo yigishagamo yigishanyaga ubutware. Haleluya, haleluya, haleluya. Naje gutekereza ndavuga ngo se ni iki gitumye abakozi b'Imana bubu tutarimo kwigishanya ubutware n'imbaraga zo gutegeka? Nuko turi abanyabyaha. Urigisha ariko ntabwo wigishanya ubutware, ntabwo wigishanya confidence. Ni iki gituma udashobora kwigishanya confidence? Nuko ubwawe uba wumva utabohotse kubw'impamvu z'ibyaha, utabohotse kubw'impamvu
zitandukanye z'ibintu uba wakoze, z'ibyo uba watekereje. Ngo ariko Yesu we ngo yarigishaga akigishanya ubutware. Mwibuke ko Yesu yaje mu isi yambaye umubiri nk'uwacu kugira ngo yumve kubabara, kugira ngo azamenye imibabaro dufite. Rero iri jambo ryanesheje hasi aravuga ngo mu sinagogi yabo harimo umuntu uterwa n'abadayimoni, arataka cyane ati, duhuriye he Yesu w'i Nazareti, uje kuturimbura. Ngo uyu muntu wari urwaye abadayimoni arangije arataka cyane, aravuga ngo duhuriye he Yesu w'i Nazareti, aravuga ngo uje kuturimbura. None dore ijambo ryanejeje hano, ndakuzi uruwera. Haleluya, 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 haleluya. Ngo ndakuzi uruwera w'Imana. Amina. Dayimoni irareba, dayimoni irarondora. Twajyaga tujya gusengera abantu, dayimoni karondora abantu, kavuga ngo nawe w'umusambanyi, nawe wamwibonewe, nawe waraye ukoze ibi. Dayimoni irareba, irangije irareba, iravuga ngo ndakuzi yewe Yesu w'i Nazareti, none uje kuturimbura, uruwera. Haleluya. Dayimoni aramubwira ngo uruwera, none uje kuturimbura, uruwera. Aramubwira ngo uruwera w'Imana. Amina. Dayimoni ibwira Yesu, iramubwira ngo uruwera w'Imana. Yesu ahitagira uburakari bwinshi, avugira mu mbaraga zo gutegeka. Aravuga ngo ntabwo nasubizanya na dayimoni. Ngo dayimoni aranya, aravuga ngo ndagutegetse dayimoni, ndagutegetse. Yesu aramucyaha ati, hora muvemo. Yesu aramucyaha, aramubwira ngo hora, kuko yabonaga kuvuga atari wari dayimoni iri kuvugira muri we. Haramubwira ngo hora muvemo. Dukwiriye kugera ku rwego duhagarika dayimoni tutikebaguye. Yesu yari afite imbaraga n'ubutware, kandi yaje mu isi yambaye umubiri, ariko ntabwo yigeze atsindwa n'umunsi n'uyu wa rimwe. Yasohotse muri iyi si igihe yajyaga ku musaraba, atigeze yiyanduza, ariko ntabwo akanwa kavuze ubujajwa, akanwa kavuye gusomana, akanwa kavuye kubesherana, akanwa kavuye kugambana, akanwa kavuye mu mashyiga afite amashyari, akanwa kavuze ibidafite umumaro. Uyu mubiri urimo ibizira ntabwo ushobora gucyaha dayimoni. Ndakurahiye, reka dayimoni ahubwo arakurondora. Niyo mpamvu ibitangaza byabuze muri twe. Ngo dayimoni aramureba, aramubwira ngo yewe Yesu uje kuturimbura. Aramubwira ngo ndakuzi uruwera w'Imana. Haleluya. Uruwera w'Imana. Ubundi ari abantu bagera imbere ya dayimoni akavuga ati, yo turapfuye, kuko arabera b'Imana. Nta kindi kintu gishobora kwirukana dayimoni, nta kindi kintu kirukana dayimoni. Ni ibintu bibiri. Ni uko uri umukiranutsi, ugahagarara mu mbaraga zo kwizera yuko Imana iri muri wowe ikora imirimo n'ibitangaza. Ariko izi mbaraga nta handi zishobora kuva, ni mu gukiranuka, ni mu mbaraga zo kuba ukiranutse, ni mu mbaraga zo kuba nta cyaha ufite. Iyo uri umukiranutsi wabanje kwitunganya ukiyeza, warangiza ugagara mu mbaraga zo gutegeka, dayimoni aragutinya. Dayimoni atinya umukiranutsi, dayimoni atinya umuntu udafite icyaha. Ariko kujya kwitunira kuri dayimoni uri umusambanyi, kujya kwitunira kuri dayimoni uri umujura, kujya kwitunira kuri dayimoni uri my God, aragusuzugura bikakurenga. Dayimoni arakurondora mu bantu bikakurenga, ukamwara ugakorwa n'isoni. Yesu uyu nguyu yarangiye ambwira ati, hora, ceceka muvemo. Ngo umuntu arakira. Ngo abari baraho baratangara, baravuga ngo izi nyigisho n'izinzaduka. Hari abantu nubwo ari ibintu tubona tukabona ni iby'inzaduka, ariko aya macaca agitangira gukizwa, akizwa neza. Baba bakangurira abantu gukizwa neza, baba babigisha gukizwa neza. Aya macaca rwose hari aho ugera bari gusenga mu kuri no mu mwuka, bagacyaha dayimoni, umuntu akikubita hasi, akazanzamuka, bakamuha amazi, akeguka.
nubwo abantu bavuga ngo ni iby'inzaduka, ariko hari ibiza ari iby'inzaduka z'Imana, ari umuhamagaro w'Imana, ari abantu b'Imana. Nubwo kubisobanura hari ababivanze bakazanamo n'imbaraga z'umwijima, ariko harimo n'abukuri babwira dayimoni, nkubwira ngo dayimoni ceceka, ukabona umuntu araguye bagahita bamuha amazi dayimoni agahunga. Ni ubuzima twagiye tubamo bwo gusengera abantu, ngo dayimoni bakavuga, nyabingi zikavuga. Yesu nawe ngo yaramubwiye, yaramucyashye, naravuga ngo ceceka dayimoni muvemo, ngo abasigaye baravuga ngo imisengere ntabwo isanzwe, ibi bintu ntabwo bisanzwe, ni iby'inzaduka, ngo ni iby'inzaduka. Yesu ngarabareba araceceka, ariko ngo uwo mwanya inkuru ye yamamara hose, ngo yamamara hose, inkuru ye yamamara hose. Ubundi iyo urimo Yesu ntabwo ari ngombwa ngo wivuge, oya. Niba ubona umuntu uza akivuga akavuga ibintu akora ngo ngiye nkora ibi, uzamenya ko nta Mana muri we. Umuntu urimo Yesu ibyo akora birivugira. Yesu yari muri wowe imirimo n'ibitangaza gukoresha birivugira ngo icyo gihe inkuru ye yaramamaye hose, bamenya yuko hari umuntu udasanzwe uri gukora imirimo n'ibitangaza. Imana niba ukijijwe senga uvuga ngo Mana nkeneye kugendana n'imirimo n'ibitangaza. Erega ni byiza kugendana n'imirimo n'ibitangaza. Ni byiza ko Imana ikorana natwe, ni byiza ko dusengera abarwayi bagakira, ni byiza yuko duhagarara mu mbaraga, ni byiza yuko hari ibintu dukora, ni byiza pe, ni byiza kuko hari abantu baboshye. Kandi si byiza yuko twe twakwivuga ngo Imana iri muri twe, ahubwo ikimenyetso cy'uko Imana iri mu muntu ni uko hari ibintu akora nk'ibitangaza kandi biturutse ku Mana. Ugasengera umurwayi agakira, uwari urushya aremerewe agakira, uwari umaze imyaka atabyara akabyara, uwari umaze igihe runaka bitemera. Mbeno hari imirimo n'ibitangaza tugomba gusenga nk'abantu b'Imana, tukagendana n'imirimo n'ibitangaza. Na abantu nibatatwemera, nta nubwo dukeneye ko abantu batwemera, ariko Yesu uri muri twe dukeneye ko yemerwa. Imana iri muri twe dukeneye ko yemerwa, bakamenya ko hari Imana ishoboye byose isigaye ikiza sida, bakamenya ko hari Imana ishoboye byose ikiza abadayimoni, bakamenya ko hari Imana ishoboye byose itanga urubyaro. Ngicyo gihe abantu bose inkuru ya Yesu iramamara, irakwira, iramamara. Baravuga bati uyu muntu ni muntu ki, na dayimoni zumvira. Ariko uzi kujya gusengera ahantu hari umuntu umaze igihe yararwaye byaranze, ukamusengera agakira, ukamusengera, izina ry'Imana riramamara. Uzi kugera ahantu ugasengera umuntu umaze imyaka, ukamusengera mu kuri no mu mwuka, yarabuze urubyaro akabyara, izina ry'Imana riramamara. Uzi kugera ahantu umuntu yari yarakoze business bikanga agakora, ukabona bireme, izina ry'Imana riramamara. Ntabwo dukeneye kwamamara, babwiza ukuri, ntabwo dukeneye kwamamara, dukeneye ko izina ry'Imana ryamamara. Kandi ibi n'ahandi rizamamara. Imirimo n'ibitangaza iracyakoreka, kuko Imana uko yari iri niko ikiri. Ahubwo twebwe ntabwo uko abakristo ba kera bari ntabwo ariko turi, uko ba Pawulo bari ntabwo ariko turi, uko ba Yohana bari ntabwo ariko turi, uko abakera bari ntabwo ariko turi. Twebwe igihe cyaturushije imbaraga, bapfiraga umwami wabo, baritangaga, barasonzaga, barahamyaga. Ubungubu gucagura, gutoranya umurokore n'umuntu usanzwe biragora. Baravuga kimwe, turavuga kimwe, turagenda kimwe, turambara kimwe, turahurira hamwe, mu tubari turahuriramo. Beno biragoye, ariko haracyari ibihumbi, kandi Imana iracyari kumwe n'abantu bayo. Dusengana umwete, nta kindi kizatuma twongera tugakora imirimo n'ibitangaza. Ni ugukiranuka ku buryo Satani akubona akavuga ati we mama berwa, ndakuzi, uje kuturimbura, uruwera w'Imana. Akavuga ati wowe mama berwa, ndakuzi, uje kuturimbura, uruwera w'Imana. Satani buriya ijambo ryose wavuga yamenye ko uruwera w'Imana aba yarangije gupfa. Uravuga ati hoshi, barangije gupfa. Rero nta yindi turufu, ni ugukiranuka. Ni ukuri kw'Imana, nta yindi turufu izatuma dukora imirimo n'ibitangaza usibye gukiranuka. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, nyakubahwa Imana y'amahoro n'urukundo,
Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'imbaraga n'imbabazi, nyemerera amaraso yawe aba ariyo n'ukuri tweza kandi adutunganye. Iri jambo ryawe uriherekeshe imbaraga n'ubutware, kandi uduhe imbaraga zo gukiranuka ku kanini no ku gato, kugira ngo tubashe guhagarara mu mwanya wo gukora imirimo n'ibitangaza, kugira ngo tubashe gukorana na Mwuka Wera. Ndakwinginze mu gihe nk'iki abantu n'ukuri batenemutse, abantu barushye baremerewe, ongera usuke Mwuka Wera wawe ku bantu. Urakoze urakarama mubyeyi wacu, kandi ibyo ushaka n'ibyo ushima ubiduhane n'abera bose. Byambashe nizeye izina ryawe ryera, amin. Shalom shalom. Ndabakunda, niba unyuzwe kora subscribe, share na comment, tujye tubana mu ijambo ry'Imana rya buri munsi.